Ubushakashatsi Minisiteri y'Ubuzima yakoreye ku bana bafite ubumuga baba mu bigo 12 biri hirya no hino mu Rwanda. Ishingiye kuri ubu bushakashatsi, iyi minisiteri igaragaza ko abana bafite ubumuga bishimira kuba mu bigo bibakira bikanabitaho kurusha imiryango bavukamo, kandi impamvu yibi ngo nuko imiryango bavukamo cyangwa batahamo nyuma y'uko bava ku ishuri ariyo bahuriramo n'abakorera ihohoterwa ritandukanye. Dr. Yvonne Kayitashonga ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, akaba ari nawe waruhagarariye Minisiteri y'Ubuzima muri uyu muhango. Tuganira n'abayobozi b'ibigo, tuganira kandi n'ababitaho muri ibyo bigo. Icyo twabonye nuko ihohoterwa bakorerwa abo bana ntabwo barikorerwa mu bigo, ahubwo barikorerwa mu miryango baturukamo naho batuye, barikorewe n'abaturanyi. Ku rundi ruhande ariko ngo nubwo hari ibigo byita kuri bene aba bana, ngo hakenewe ko ababyeyi babo baganirizwa, kuko ngo usanga kutita kuko baba babyaye rimwe na rimwe babiterwa n'ipfunwe rivamo imvano yo kubahohotera. Bakeneye n'abo bana baboneka mu bigo bahagejejwe n'ababyeyi, twaba tubishima cyane gufashwa nabo kuri uwo muzigo bafite wo kwita ku bana bafite ubumuga. Ababyeyi bakeneye gufashwa muri iryo pfunwe baterwa no kuba bafite abana bafite ubumuga cyangwa umwana ufite ubumuga, kuko ikibangamiwe umubyeyi ni amaso y'abandi. Gusa kubwo abakira bakanafasha aba bana bafite ubumuga, bavuga ko ku mwana ufite ubumuga nubwo habaho imbogamizi z'ubukene cyangwa n'imirimo ya buri munsi y'abashinzwe kubitaho mu miryango, ngo ni ngombwa ko nibura bakwakirwa n'abandi bantu mu muryango, kuko nabo ari abana nk'abandi kandi nabo bafite uburenganzira nk'ubw'abandi. Uyu ni Seri Peragine Arambe, umwe mu bayobozi b'ibigo byakira aba bana. Uburyo tubakira, uburyo tubaha agaciro ni ibintu bibashimisha, ukabona barakwisangaho, barakwishimiye, kuruta uko mu rugo ashobora kwigunga ari wenyine. Wenda ababyeyi bahugiye mu mirimo, ukabona ntawamwitayeho. Iyo ageze iwacu bijya bibonera igihe kujya kwiga, ukabona byose hari organization, kumwitaho ku bijyanye n'isuku, kumuvuza igihe ari ngombwa. Ibyo byose ni ibintu mbona bibashimisha. Icyo nasaba ababyeyi ni uko umwana wese ni umwana, ntawe bagomba kubuza uburenganzira bwe ngo nuko afite ubumuga. Buri mwana bakamwitaho uko bashoboye. Ubushakashatsi bwakorewe ku bana 49 bari hagati y'imyaka 13 na 24 mu bigo 12 byakira bikanafasha abana bafite ubumuga hirya no hino mu Rwanda, aho bwari bigamije kumenya isura y'ihohoterwa rikorerwa abo bana, ubuzima bwo mu bigo babamo ndetse n'ibibazo babihuriramo. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu ihohoterwa rikorerwa abana bafite ubumuga iriza ku isonga ari rijyana no kubapfobya. Iri kandi rikaba rikorerwa abahungu cyo kimwe n'abakobwa, mu gihe rishingiye ku gitsina rikorerwa abakobwa gusa, aho nibura bagera kuri 25% barikorewe. Jean de Mutabazi, Radio TV 10 i Kigali.